Ibihe byiza abakunzi b'Ingenzi TV murasozwa nanjye Spirido Habimana. Mu rwego rw'ubutabera urukiko rwakatiye Nkurikiyimana Pierre igifungo cy'iminsi 30 ku cyaha akekwaho kishimisha mubiri. Abakera bati utazize rubamba yakanwa azira iyo mu maguru. Nkurikiyimana Pierre yagaragaye cyangwa yumvikanye mu bikorwa byo mu butabera aho yagiye atanga amakuru ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nkurikiyimana Pierre yaje kuba gitifu umurenge wa Musange mu karere ka Nyamagabe. Ubwo Nkurikiyimana Pierre yari afite inshingano z'ubuyobozi mu murenge wa Musange, yakozeho amakosa atandukanye ahakurwa nk'uhungishijwe yimurirwa muri Musebeya. Ubwo Nkurikiyimana Pierre yageraga mu murenge wa Musebeya yakoze amakosa muri gahunda ya Girinka abishwanira na veterineri wawo. Iyi nkubiri yasize veterineri yirukanwe. Haje kubaho ikibazo cya Nkurikiyimana Pierre n'abagitifu b'utugari kugeza naho bamwe birukanwe. Amakuru azenguruka muri Nyamagabe ahamya ko uriya mugore wareze Nkurikiyimana Pierre ko yamusabye ishimisha mubiri, yakwanga akamusabira kumunyaga kumujyana kure y'urugo rwe, yabikoze kuko yanze gukora ikosa. Abandi bati Nkurikiyimana Pierre iyo aza guteganyiriza isi ntiyari guhemuka. Isesengura urubanza mu mizi nirwo tuzabikemura. Uwarebye uko Nkurikiyimana Pierre yagiye arenganya abantu akaba nawe bimugezeho, benshi bemeza ko akubiswe umunyafu. Buri wese uri mu nshingano abakwiye kudahutaza rubanda yitwaje kashi yatijwe. Umwe mu bakorera mu karere ka Nyamagabe waganiriye n'ikinyamakuru Ingenzi Newspaper Ingenzi.com ariko akanga ko twatangaza amazina ye kubera umutekano. Yagize ati Nkurikiyimana Pierre yarahemutse akingirwa ikibaba. Ibi byagaragajwe nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwigeze gufunga Visi Meya wa Maria Agnes ushinzwe imibereho myiza akekwaho gukingira ikibaba Nkurikiyimana Pierre. Mu gihe hategerejwe urubanza mu mizi, Nkurikiyimana Pierre ubu ari mu igororero rya Huye. Iyi ni Ingenzi TV.